gusa akwajya gutera ipikira reka njye gutera ipiki koko kuko uyu muhoro ntago wahacukura nabibonye nje ntinzeho yo gutera ipiki nawe hano hari abajura benshi okay Allo uri hese ko nahageze kuri kakera nahageze iyo ngatebuka nyine nje kwagawe kutangira ipoto mwana mu kucyanyirije ku muhanda nagandika Farega nari mbanza kwitegura. Ko nari mbizi ko ahinduye. Ameze bite? nahindutse Uzi ko numva guri kumbesha. C'est vrai si ime. Ahubwo umwana mu wanyirije ku muhanda. Utaranashiramo tuno tuntu maze. Meruka mfite na turere cyane ari iki. Oya warusitse singizi. Kuri wallahi ese bundi hano ntawo urabona we ntabwo wari bugimbire ko ari kwanjye hano wari ibintu biri kwa ese utaje kumaka ubwo nguko njye nkifata nk'impanuro aho vayo ko mfite n'inzu nziza aha ngaha naho inzu yanjye ni iyi ngiyi ndikubona ariko ageje kubaka n'igikoni aha ngaha se ona yasijyanaga imbabura hanze byaba ikibazo rero ntaramenya no gufatisha imbabura nuko umwubakira ko bari azajya ateka kunku oya azajya yiterekamo imbabura nuba nta gafunguzo mfitira niba ukadogo ajya gashira ako bamuri guteka ibikora oya nzane nagati twigira haramu kabondo tuba dutegereje kwaza banguka telefone subundi karamenetse ariko tuzigomba gushiraho akana sa no kuri sevure ntabwo nabindi zangura indi se ryari shasubize se hano habonye ute shameze neza nyina no kwatinze kubaka igikoni n'atekaga abareba oya naribe hano rero ukabona yuko niba hano tumaze gushiramo birahuri tugiye gukora n'igikoni neza so nta kibazo cyo no suru mutekera mu nzara sevure siri washizemo gasafuriye akaba twitanga tenti tenti unono ushatse yuzuza umutwe wose cyangwa ukagira wanashaka kugatera kanto gasura n'umusatsi mu oya ntabya shoboshe kumukanda kare nimba udashaka ko nshyiramo kanto ngazanera inkungatsu igitera inkungasari icyo bitwaye kugira ngo tuzabikora ryari tuzabipanga wereke uno munsi wanze urebe usure dupange neza tubyuzuze azi tutuye gutera iko bite Kalisa gahunda twaje kuba yagize koko Kalisa hako cyokere bite kuza ukingura iwanje nk'ugi wawe se ugira wawe wowe kirungi noneho hano usanga wowe kabwa ubuhungu bw'uyu munsi ukubaka nico cyeme usenda ubuze wamubeshe ngo cyokere usize arabizi naramutanze Kalisa akoze Kalisa nuko akinze mukabona abantu bibereyeho umukobwa w'uyu w'igitara kibaranga wifashe ngo nuwawe none se wowe kabwa kumbesha ntanzo uyu ukaza ubu yagushuti yakubwiye ko ari kuwese niko yakubwiye akase kagira kwa gukorara muri zari ngo urazi wanje mukankore no kumwenda ho kenyuka ugakora uruzi umupira ho wavuye wowe ahubwo urashaka ngo buntu bw'ubwandura iyo myenda ntago ari nuza jonda bikuhaye indese uriya mukire wa haruguru ariko turagufasha wowe kabwa ahubwo reka nisohore ndamusohoza kandi wowe kabwa ubuze ahubwo nibaza n'imitubatera imezite yarakubeye oya imitubatera imezite uyu nguyu aha kwa Kalisa umugabo Kalisa cyonyine wari wihaye nuko ubaye oya urimbwa nta niko urwo rusaku rwanyu bimeze bitera genda baba ubundi hano habakwana singuye nyine dore Kalisa araje kunumva mwantereye urugo muvuza induru ubundi bimeze bite narije kureba rero kwa ya gahunda ya mu gitondo twari twararanye ndabizi ubwo munyigera nsanga umusore
aba yateye hano agatebe akuzi Ako gutanga wenda wasanga mwaje kunsura. reka data ngo nikuwe Ngo nikuwe. Ibyo ngibyo ntabwo yabikora. Ntabwo yabikora. nikuwe ashaka Nikuwe. ashaka Uyu muntu yakubeshye. barahajyana kandi barakupapuye Barakumbwiye zamani we. Niko nuko. Ariko se warufite n'amafaranga, ufite n'amafaranga. Zino ngane zikajya zifata abakobwa nk'abo. reka yembwa Iyo zirashaka. Nubundi. guteye n'amarira Ariko afite umugore wowe uramujyana he? Uramwinjiza mu nzu iwanyu. kingura niganire n'umukobwa Reka ntimukajye mubeshya abakobwa b'abandi. Muzanisha n'ubundi ni wowe ufite amafaranga. irakoze icyo naburaga n'umugore uyu muturanyi wanjye we yarabishoje Ndashaka kukubona ugenda. Ntabwo nshaka kukubona wicaye aho ngaho. Nakubwiye ngo nkubone urenga igipangu. Ntabwo ariko nakubwiye.